ejo bundi ndi kuganira na youth nawe n'urungano, hanyuma batangiye kunganyira ukuntu aherutse kujya gusaba akazi bakamusaba uburambe muri ko bw'imyaka 5 kandi aribwo yari akirangiza ishuri. Akomeza ambwira ko yatunguwe no kubona bahamagara umunyakazi bakamukura mu kazi yakoraga bakamuha ko ngako, hanyuma banamaze gusobanukirwa agahinda ke. Abafite barongererwa naho abadafite. Munyakazi uwo wakuyemo youth yabonye akazi kera igihe warangizaga amashuri yisumbuye bakakwingingira akazi, naho ubu youth yarangije icyiciro cya 2 cya kaminuza none yaribuze. Iyo agiye kwaka akazi akabura ba munyakazi inararibonye baraje ahita ataha. Maze gusobanukirwa neza ko gahinda ka youth, nahise mubwira yuko Matthew effect naho yayicikira. Nkomeza mubwira ko uretse na Matthew effect hari barumuna bayo bayifasha bikomeye. Muri abo harimo igihe. Namubwiye ko mu gihugu cyacu hari igihe abantu bahabwaga ibibanza by'ubuntu ndetse bamwe bakabyanga ngo ni kure. Mubwira ko yaza kuba ariho muri icyo gihe wenda ubu yari kuba afite inzu cyangwa se ikibanza, none ubu ikibanza kukibona namwe muzi icyo bivuze. Nakomeje mubwira ibiherekeza Matthew effect mutayobewe kuko ntari bubivugeho byose. Nyuma y'ibyo byose mubwira ko ubukuri we igishoboka ari kimwe gusa, ni ukuba ufite ibitekerezo cyangwa se ibikorwa by'indashyikirwa ku buryo nabo binararibonye batabona aho bahera bavuga. High intellectual capacity, nta kindi. Njye mu by'ukuri iyo numva umuntu asaba uburambe mu kazi biha agaciro cyane, kuko muri business ntuba ukeneye gufasha abantu, ni ukuvuga ngo kubaha akazi, ahubwo uba ukeneye ababishoboye kandi babizobereyemo kugira ngo utere imbere vuba bishoboka. Ubu ni ubutumwa bwihariye nifuzaga guha abagenzi ba youth n'abandi baruta youth ariko bifuza kuba aba outliers. Ese ufite iki gifatika boss utanga akazi yaheraho? Simvuga amafaranga cyangwa ikindi, ahubwo urusha iki abandi? Ese urifuza ko boss akugirira impuhwe? Nanjye ndi boss ukaza kunsaba akazi ko gusa warangije kandi ufite impamyabushobozi, ntako nshobora kuguha. Ni ukuri. Ni ukuvuga ngo impamyabushobozi igomba guhamya ukuri, ubushobozi nyabushobozi. Bamwe bashobora no kubiririmba, ariko mu by'ukuri birakwiye kureba ku mpande zombi. Nabajije youth niba aramusabaye boss utanga akazi we yagaha umuntu umeze nkawe, ko nari muzi neza ntacyo ari kumbeshya. Hanyuma araceceka. Nawe reka nkubaze, niba nawe uri mugenzi wa youth simbizi. Ese uramutse uri boss ushaka abakozi baza guteza imbere ibikorwa byawe, waha akazi umuntu umeze nkawe cyangwa se ufite ubumenyi n'ubushobozi nk'ubwo ufite? Kwisuzuma biragoye ariko ni ngombwa. Niba igisubizo ari yego ni byiza, niba ari oya ni ibyangombwa ko aho hari icyo ufite. Bikansubiremo kugira ngo bagenzi ba youth babyumve. Matthew effect ntaho wayicikira. Ni ibyangombwa kuba ufite icyo urusha abandi, cyangwa nibura ukaba nonaha uri mu rugendo rwo kugishaka. Iyi video nyituye youth na bagenzi be, ariko n'abandi nabo babona ko aya masomo ari ingenzi kuri bo. Ni byiza ko batangira kubaho ubuzima hari icyo bafite cyangwa se barusha abandi, ariko cyane cyane bagenzi ba youth. Murakoze. Kutabimenya si ikibazo, ikibazo ni ukumenya nimba wifuza cyane kubimenya.